Imana izinga amateka ikazingura yandi. Yadukuye ku kirago tugenda tunazunguza ikimuri, bandi bavuga ngo ikimuri, abandi gishakara, twabaga iyo mu cyaro. Imana idukurayo ituzana i Kigali, ubu dutuye i Kigali, dukanda ku kikuta, twavuye ku Musambi tujyama kuri Modohora. Imana yaratugaburiye idukura ku bijumba, dusigaye tujya n'umuceri n'amafiriti. Urumva Imana yigukuye mu mashingi, kwicara mu mashimwe. Iyi Imana ikugire neza, bagutekera ifiriti mu mibyizi ndetse n'inyama byose duhereza Imana icyubahiro. Ukambara na baze mu mibyizi, ivuga ngo mu mibyizi baze mu mibyizi. What's up my people, it's your girl Washakirilo City Garu, motari w'abanyarwanda. Uyu munsi rero nasuye umukozi w'Imana mwakunze muri benshi, ni n'umuhanzi araririmba, reka nawe mubahe abibwire ngo turi kumwe n'abandi. Nitwa Uwimana Angelique. uzwi ku ndirimbo cyane za gospel, indirimbo nyine zaririmbiwe Imana. Zimwe mu ndirimbo zawe hari izo twagiye twumva kabisa turazikunda cyane, harimo nk'indirimbo nigeze kumva uririmbo uvugamo ngo nituba twaratashe ngo iwacu ngo mu ijuru, ngo Imana ngo izaturirimbira ngo hamwe na Yesu, ngo Yesu ngo azaririmba ngo niba ari soprano ngo Imana iririmbe baze. Sinzi ukuntu nabivuze, waducishirizaho gatoya ukatubwira? Yego, turirimbiraho akantu gatoya twumve. Nitumara kugera iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, abamarayika batwakire maze baduhereze inanga, maze twicare ducurange Yesu ashire amasukurano, nayo Imana ishiremo baze, tuzaba tunezerewe ntituzongera kubabara, tuzahora duhimbaza duturuwera Mana. Amina. Umva ubuse ibaza ariko nk'ako kantu ngo Yesu azaririmba soprano, Imana iririmbe baze. Ese buriya ni wowe wiyandikira indirimbo? Ninjye wiyandikira indirimbo. Nzwi ku ndirimbo yitwa Ibihamya Birahari. Wa mukoro ubyina Imana cyane, ninjye watsinda isoko ryo kubyina. Yego. Ubuse buriya wumvaga uri mu buhe mwuka ujya kwandika nk'ira ndirimbo kwera uvuga ngo Yesu azaririmba soprano ngo Imana iririmbe baze? Wari uri mu buhe mwuka? Nari ndi mu mwuka cyane, kuko nabaga mu cyaro iwacu. Yego. Mu cyaro cy'amajyepfo Nyamagabe. Imana impa amasezerano imbwira ngo nzakugirira neza, ngo nzakwamamaza, ngo nzakugeza i Kigali. Maze kugera i Kigali rero mbona ni heza, mbona hari ibyiza, Imana irangaburira ibyo nagiye mbivuga ku mbuga nyinshi nkoranyambaga. Hanyuma ngeze kuri iyo ndirimbo ndavuga ntuko byamera kose umuntu ashobora kubaho mu isi akajya agahaga, ariko hari igihugu tuzabamo. Nibwo rero nahise mvuga ngo nitumara kugera iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, abamarayika bazatwakira. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Hanyuma nibatwakira bazaduhereza inanga twicare ducurane. Yesu ashiremo soprano. Imana izaturirimbira baze. Imana ni umugabo, Imana ni umubyeyi, Imana ni papa. Imana ni umugabo. Niyo mpamvu izaturirimbira baze. Twebwe tuzaba turi gukora ku mujya wa gitari. Buri muntu wese azahabwa gucuranga. Ubwo no kuvuga ngo abantu twebwe tuzaba dufite amagitari turi benshi cyane. Noneho tuzaba ubwo Imana ni izakora akazi. Twe tuzaba turi gucuranga, ariko Yesu ari kuririmba soprano, Imana irishyiramo baze. Imana ishyiramo baze. Tayari. Abantu bandika indirimbo rwose ari igihe muba muri mu mwuka umeze neza cyane. Haryo ngo niyo ndirimbo wamamayeho cyane? Ni indirimbo yitwa Ibihamya. Ishimye kandi turaririmba, uri Imana yumva gusenga, aba wagiriye neza wahaye kubyara bo guheka, natwe turabishimye, uri Imana yumva gusenga, aba wakijije inzara, wakijije indwara, tukuguriye ubwatsi, ayo mashina yawe, izo mpundu ni zawe, uri Imana yumva gusenga, uri Imana ishobora byose, uri Imana yumva gusenga. Imana yarasenze umuha umwana w'umuhungu, natwe dufite ibihamya, uri Imana yumva gusenga.
hari ibyo wadukoreye natwe dufite ibihamya kuri Imana yumva gusenga natwe dufite ibihamya hari ibyo wadukoreye. Haleluya haleluya abibutse imirimo y'Imana yongera amashyi. Imana izinga amateka ikazingura ayandi. Amen. Yadukuye ku kirago tugenda tunazunguza ikimuri, bandi bavuga ngo ikimuri, abandi igishakara, twabaga iyo mu cyaro. Imana idukurayo ituzana i Kigali, ubu dutuye i Kigali dukanda ku kikuta, twavuye ku musambi tujyama kuri Modora. Imana yaratugaburiye idukura ku bijumba dusigaye tujya n'umuceri n'amafiriti. Urumva Imana igukuye mu mashingi kwicara mu mashimwe, iyo Imana ikugire neza bagutekera ifiriti mu mibyizi ndetse n'inyama byose duhereza Imana icyubahiro. ukambara na baze mu mibyizi, ivuga ngo mu mibyizi baze mu mibyizi osipiranosi. Haleluya. Harya ya myuka bayivuga ngo kiwe ngo ni mu mwuka, guma mu mwuka. Hari ibintu njya numva ngo babarata papa gusenga mu mwuka. Imana ni umwuka, n'abayizera bagomba kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Amen amen amen. Abashakisha ubwiza no gukora ibyiza bashakishe gukora ibyiza badacogora. Imana izabitura icyubahiro, ubukire, deseri n'ubugingo. Wabyumvise? Amen. Amen. Angelique rero mubyeyi, urabizi kugera aha hantu byangoye cyane byari byagoranye. Harya ubwo hano hantu utuye hitwa gute? Aha dutuye ku musozi witwa waguyeho indege. Uyu aha duhagaze indege yarahaguye. Uyu tureba hakurya witwa Gorogota. Yego. Iyo umuntu asengeye afite ibibazo Imana iramusubiza. Gorogota. Yego. Amateka ya Gorogota, umva harya wadusangiza ku mateka ya Gorogota aho gato? Amateka ya Gorogota ni abantu bahasengeye Imana, basenga bari bafite ibibazo, Imana irababwira ngo mwaje Gorogota kandi ndabashubije. Naho Gorogota yavuye. Okay. Umuntu atereye kara gasozi akagaterera kongera akakamanuka akagaterera abasenze iminsi 7. Akazamutse akamanuka akongera akazamuka akongera akamanuka, ubwo aba ari iminsi 7. Bazaze barebe. Hano rero turi kumwe n'abana bawe? Yego, n'abana banjye. Aba bana nabo se ko mba mbona wikaraga kwera ubyina ibisirimbo ugatambira Imana, nabo barabizi cyane. Baravuga ngo umwana wa Samusura avukana isunzu. Yego. Kandi umuntu agomba gukorera Imana. Dawidi navuze ngo Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana ya so, iyo yakoreraga bari uzakorera. Uyu ni imfura yanjye, uyu ni uwa kabiri. Hari n'abandi mbyeze abana 5, ariko bose ndashaka kubatoza kugira ngo igihe nzaba maze gusaza bazasigare muri wa mwuga. Bazagusigarireho. Nabo rwose kubyina barabizi cyane, reka banaducishirizeho murebe. Murabona ko rwose dore uburyo barimo barabyinamo ni sawa cyane, kuko dore uko rwose wa mubyeyi abyina rwose, nabo urabona ko barabizi cyane pe, barabizi rwose. Ni abana ko kubona ko bakurikije mama wabo, ahubwo mu minsi mike kuko nk'uko yagiye abitubwira, nkurikije ukuntu muri kubibona namwe rwose, bazamusigariraho rwose. Samusure avukana isunzu nk'uko yabitubwiye. Dusoza rero Angelique mubyeyi, ubwo hari nk'ikintu ufite wabwira abantu badukurikiye cyangwa se abakunzi bawe? Yego, icyo nababwira ngo mugume mu buzima bwo gusenga, bwo kubaha Imana. Iyo umuntu yubashye Uwiteka amugirira neza cyane pe, bagume mu mwuka. Amen amen. Nuko rero nibakomeze bagukurikire, bagushyigikire kandi banasenge n'Imana nk'uko bibabwiye. Ibihe byiza rero kandi mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen amen.